isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randira mwana wanjye. Jessica yambwiye anyibutsa ko atari umubyeyi gito gutyo, ndetse ambwira uko bimeze gutyo nkaba mfite urubyaro rwo kurera. Ubu tugomba kuba tugiye muri Kent inshuro ya nyuma tukagaruka ntacyo ndicyo, ahubwo ngomba kugaruka itesara ndice yamane w'Abarewisi Company kuri iyo nshuro. Jessica yamaze kumbwira gutyo numva nteye imbaraga. Nibuka ko ariyo magambo nabwiye Rozange mbere yuko dutandukana, ko ngiye kurwana intambara ariko nagaruka nje kumureba ngo mujyane tujye kwiturira mu munezero wacu uko nabimusezeranije. Jessica ahita amfata ku rutugu ambwira ko turi gupfusha igihe ubusa kandi Marita ashobora kuba ari mu bibazo. Ndebye ku isaha mbona ko turagera muri Kent bwamaze kwira. Mbona ko nindamuka mbonye amahirwe nkamenya ahantu Marita ari, ayaba ari amasaha meza yo kumubohoza. Nuko urugendo turarutangira kugeza ubwo bwaje kwira butwiriraho tukiri mu nzira. Saa 5 za nijoro twari tugeze muri Kent, ndetse kuri iyo nshuro nabwo tujya muri Abarewisi Company. Jessica yinjiza imodoka ye muri parikingi yaho, twinjira kuri reception tubaka ibyumba, barabiduha ariko ntibabasha kutumenya. Nuko tujya mu byumba byacu, ngeze mu cyanjye nicara ku buriri, mpita mfata telefone ngo mpamagare Diva mubaza amakuru, numve niba hari ikintu gishya yaturusha. Diva nawe ambera mwiza aranyitaba, ambwira ko yarampangayikiye cyane, mubwira ko nta mpamvu yo guhangayika ko nda amahoro. Diva ambwira ko nawe ameze neza ndetse mu rugo hagarutse umutuzo, kubera ko wa mukobwa yambwiraga witwa Marita wabaye iwabo baje gusanga nta muntu bafatanyaga, ahubwo byari ibitekerezo bye gusa, bagahita bamusaba imbabazi zo kuba bari bamushimuse bakamufata nabi. Diva amubwira ko ibyo ari kumbwira ntabizi, ko atigeze abimbwira. Diva ahita ambwira ati nari nzi ko nabikubwiye sheri, kubera ko urabizi nta banga na rimwe naguhisha. Nyine ukuntu bimeze ejo bundi cya gihe twaragiye ngo Marita yagabanije ibiciro bye ku ruganda rwe, atuma urwacu rubura abakiriya, ndetse n'ibyari mu ruganda rwacu barabimuha arabigurisha. Ariko amaze kubigurisha azanira papa na mama amafaranga yabo yose bamutakajeho ngo arashaka gukora wenyine. Papa na mama bahita bakeka ko ari gukorana na Petro Nirebisi, kandi urabizi ko nakubwiye ko abagabo barinda kampani yacu ari abasirikare ba minisitiri w'ingabo, kuko akorana na papa na mama. Mama rero yahise ahamagara abasirikari be baragenda bafata Marita. Bamaze kumufata bamujyana ahantu baramutoteza kugira ngo abahe amakuru. Bafashe telefone ye basanga hari umugore bavuganaga, bamuhamagaye bumva ni umukecuru w'umuhinzi mu cyaro, ndetse na musaza we ngo yari yarasezeranije kugurira ishati n'ipantaro. Bigaragara ko abo bantu bwabo no mu mujyi batarahagera. Barebye muri telefone basangamo indi nimero imwe y'umuhungu, babona handitseho ngo My Love, ndetse mu gukomeza kureba baba nta yindi nimero uwo mukobwa agira uretse iya Tonzi n'iya mama na papa. Bahita bahamagara uwo mukunzi we wanditseho ngo My Love, ariko ntiyayifata. Bavuga ko buri yaraza kumuhamagara nyuma bakumva ibyo baravugana. Nuko ibyo bituma baguma aho ngaho bategereje ko uwo muntu umwe bari gukeka yaza guhamagara Marita, ariko baraheba. Bibaha neza ko aramutse ari umuntu bakorana business byibura ataba nahamagara ngo amubaze uko ameze. Marita bamubaza niba nta wundi muntu bakorana, maze abwira mama atariko rero ngi ibintu byanjye mwabifashe nabi pe, ubu se ko mwe mufite amafaranga nta muntu yabagengaho. Imyaka yanjye yose nkaba narayimaze nshakisha amafaranga, nkanyura mu buzima bubi cyane kugira ngo nyagereho. Urumva ari iki kindi nari gukora kugira ngo nigenge? Nanjye numvise nakora kuriya kugira ngo nanjye numve ko nakwishoboza ibintu byose nta bufasha nkeneye. Kandi uretse n'ibyo ngibyo
uretse kumpohotera nta kosa nzi nakoze kuko bizinesi ni njye wayikoze. Rero rwose muri kunziza ubusa, nibaza niba hari ikindi kintu nabakoreye wenda mukaba muri kwihorera. Papa ahita amubwira ati oke tuza mukobwa, ngaho reka twumvikane, nta kibazo tubabarire ku byo twagukoreye byose. Urabizi ko uruganda rwacu ari urwa mbere hano mu gihugu, ari nayo mpamvu tudakunda umuntu uza aje guhangana natwe, ariko tukwigiyeho isomo kandi tubabarire noneho twumvikane turebe ko twakorana. Abashoramari bose twari dufite wabajyanye, ndagira ngo noneho n'abandi bari basigaye bose tubaguhe noneho aho kuba uruganda rwawe, byibura turufatanye kandi natwe ayo twashoragamo yose tuyashyiremo noneho dukorane, ariko dusubize ibiciro uko byari bimeze, ndetse turahita tunareka gukorera muri aba Lewis Factory nayo dushaka uko tuyitanga nk'uko twatanze ibitaro, abantu bayigure bakoreremo uko bashaka, ariko dukomeze gukorana. Sha Vinci, papa na mama bamaze kumvikana na Marita gutyo, Marita basaba akanya ko kubitekerezaho. Hashize igihe abitekerezaho ababwira ko abyemeye, ariko ntibazongere kumuca inyuma. Bahita bategura n'akarori ko kongera kumwakira no kumusaba imbabazi. Njye nuko numvise ibyo bintu byabo by'amabizinesi ntabirimo, nkigira mu cyumba. Umpamagaye nari ngiye kuguhamagara nanjye ngo nkubaze uko umeze. Ni ukuri ndumva ngukumbuye cyane kandi ushatse wambwira iwanyu neza nkazaza kukureba. Diva yamaze kumpa ayo makuru meza, hari habuze gatoya ngo mushimire ku bw'amakuru ampaye. Nibuka ukuntu kare kubera ibyishimo nahise nivamo, nkabwira Jessica ko Rozange yambyariye. Nuko Diva mubwira ko hari ibyo mpugiyemo, ariko nka nyuma y'ibyumweru 2 gusa nzahita mubwira akaza kundeba, kandi naza kundeba mu rugo azahamara nk'ukwezi twibera mu munezero n'ibyishimo byacu gusa. Diva arishima arasaragurika, ariko numva ari kuntindira kuko numvaga ayo makuru ngomba kujya kuyaha Jessica. Ubwo nahisemo kupa nditegura ngo nsohoke mu cyumba, ariko numva harimo ikibazo uburyo ibyo byabaye. Marita ntanaduhamagare ngo atubwire, mpita niha gahunda yo kumuhamagara ngo numve, cyane ko nari numvise ko asigaye afite n'undi muhungu bakundana yise sheri we muri telefone. Bigaragara ko nimero yanjye ntago yari yarayishyize muri telefone nk'uko twabyumvikanye. Nuko maze kumuhamagara numva aramfashe, ariko numva si we uri kuvuga. Hashize akanya numva umuntu uri kuvuga ngo niyakire umukunzi we aramuhamagaye, numva uwo muntu nitonze. Ako kanya maze guhereza telefone Marita ahita nyitaba avuga ati bite sha sheri, uzi ukuntu mpamagaye nagukumbuye cyane, ubu si igihe cyose naguhamagariye wari uri hehe? Ako kanya Marita yamaze kuvuga gutyo, ubwonko bwanjye buhita bwikaraga bumpereza iyo shusho. Mpita numva neza ko nimero yanditseho izina rya sheri ari iyanjye. Mpita numva nanjye ntagomba kumuraburiza, mwitaba mubwira nti ni byiza sha sheri, nanjye nari ngukumbuye, ariko urabizi imirimo iri ahangaha ntabwo iba yoroshye. Nazindutse njya guhinga kandi agatelefone kanjye gashiramo umuriro vuba, mba nagiye kugacaginga mu gasantere nkajya kukareba nimugoroba ntashye. Namaze kubwira Marita gutyo, numva ijwi ry'umugabo rimubwira ngo najye kumwitabira hanze babanze bavugana amagambo y'urukundo babo batari kubasakuriza. Mpita menya ko ari Sultanisi ubimubwiye. Marita amaze gusohoka hanze ahita ambwira, ariko numva arimo kunyongorera. Amambwira ko namutereranye mu bihe bikomeye, ngomba kuzabimusobanurira neza. Mubwira ko nanjye nari ndi mu bihe bitanyoroheye, ariko aho nakiriye amakuru ubu ndi muri Kent, ndetse nkaba ndi muri hoteli yabo, nkaba nari naje kumutabara. Marita ambwira ko yari ahangayitse cyane ko ubuzima bwe burahatikirira, ariko ambwira ko iminsi yose twabanye yanyigiyeho ubwenge bwo gutekereza vuba, kuko iyo adatekereza ubu njye na Jessica tuba turi abapfu. Mubaza niba ibyo Diva yambwiye ari ukuri koko. Marita ambwira ko ejo nyuma ya saa sita ngomba kujya kuri aba Lewis guteza ingaru, mbabwira ko uruganda rwabo rutari gukora iby'imigabane yanjye bayimpaye. Nibashyira kuyishyira kuri factory ya Marita nzabyange, mbabwire ko njye nashakaga gukorana n'aba Lewis, ntashakaga gukorana n'udukobwa ntazi iyo tuva. Ibyo bizatuma nzana igitekerezo cyo kugura factory yabo,
kuko n'ubundi bari gushaka uko bayishyira ku isoko nk'uko bagurishije Lewis Hospital. Marita amaze kumbwira gutyo mubwira ko umugambi ari uwo, gusa mubwira ko mfite ubwoba bw'uko tuzabikora Sorina na Sultanis batabonye Jessica. Ambwira ko Jessica atagomba kuza aho ngaho, ngomba kuzaza kubikora njyenyine. Numva ngize akantu k'ubwoba, ariko mubwira ko nta kundi byagenda. Ambwira ko bari mu kintu kimeze nk'ikirori, ko nagera mu cyumba cyaraza kumpamagara tukavugana. Ngiye kugira icyo mubwira ahita yitanguranwa mu ijwi ryo hejuru, avuga ko ankunda cyane kandi ahora ntekereza. Mpita menya ko byanga byakunda hari umuntu muzi muri bo wari uturutse ku ruhande aje kumureba. Mpita nanjye mukopa njya kureba Jessica, mubwira gahunda zose uko zimeze, anshimira ko nahisemo neza cyane kuko iyo ntahitamo Diva nk'umukunzi wanjye ubu tuba tudafite amakuru yuzuye. Jessica mubwira ko ejo turarara tuguza Lewis Factory, ubundi tukareba uko bizagenda. Namaze kuvugana na Jessica ngaruka mu cyumba cyanjye, mfungura internet ngo mbe ndeba uko bimeze. Nakirwa n'amafoto menshi cyane y'umwana w'uruhinja aturutse kuri nimero ya Rosange. Mpita mbona ko nari namwirengagije, ubundi ndamuhamagara. Rosange aranyitaba, telefone nyishyira amajwi hanze kugira ngo muvugishe ndimo kwirebera akaneyira kanjye. Tuganira byinshi by'urukundo, nanamubwira uko bimeze kugeza ubwo twaje gusezeranaho, mubwira ko ndamuhamagara mu gitondo mubaza uko ameze. Anambwira ko bamaze kuva kwa muganga kuko yabyaye neza batamubaze, nta mpamvu yo kugumayo. Tumaze kuvugana ndambika telefone ku meza, nyirambika ku buriri ntegereje ko Marita ampamagara, nuko aza kumpamagara ibitotsi bingeze kure, ariko turavugana. Ambwira neza ko umunsi w'ejo ari umunsi wanjye, kubera ko banateganije inama y'abashoramari bo muri Lewis Company kugira ngo bavuge ko uruganda narwo bagiye kurugurisha, ariko nta kibazo ko amafaranga yabo nta kintu azaba kuko azaba ari muri My Food Factory. Nuko tumaze gusezeranaho turaryama. Bwakeye mu gitondo nayiraye baba saa 12 nari nabyutse nicaye ku buriri niga uburyo ngiye kubohoza imitungo y'umuryango wanjye. Jessica nzanira ibyo kurya ariko birananira kubera ubwoba. Amasaha ageze y'inama nyuma ya saa 6 nambara nk'umuntu wese wihishe neza, ubundi njya muri sale y'inama. Maze kwicara mbona message ya Jessica imbwira amahirwe masa, ndetse na Marita ambwira ko uwo munsi ugomba kuba uwanjye, ariko we yarari muri iyo sale. Rosange ambwira ko ankunda kandi ari kunsengera ngo bicemo. Nuko Sultanis na Sorina ndetse na Tonzi baraza, babwira abashoramari baba igitekerezo bafite. Abashoramari barabyemera, nsigara ari njye njyenyine utabyemera. Ndahaguruka ndavuga nti nitwa Vinci, nkaba mfite imigabane yanjye muri uru ruganda rwanyu, kubera ko ari njye unabagemurira ibiribwa njye na mama wanjye. Ariko njya kugura imigabane yanjye muri kampani yanyu, nuko nari nzi ko muri abakozi ba mbere kandi mukaba mutuma twunguka amafaranga menshi. Ariko njye ntago nakwemera kwimura imigabane yanjye mu ruganda rw'agakobwa kaje vuba katazi n'ishoramari ryari bityo. Nagiye gukomeza kuvuga, Marita ahita ahaguruka aza nsatira, atangira kunkwenshebana asakuza cyane, avuga ko ndi kumupfobya mutukira mu ruhame rw'abantu, bityo atapfa kubyihanganira, agomba kunkosora by'intangarugero. Atangira kunkubita ibipfunsi byo mu mugongo no kunkurura imyenda. Abasekirite b'Abalewis aba ari bo baca urwo rugamba. Mbona ko Marita ari umuhanga koko nk'uko yabimbwiye, kuko yarakomeje gushyira igikuta cy'intandukanya nawe imbere ya ba Sorina. Akaduruvayo kamaze kurangira, Sultanis avuga ko nawe abyumva ko ari twe nakundaga, ariko bibaye ngombwa. Mbabwira ko uburyo nkunda Lewis n'imikorere yabo, kuri iyo nshuro nta gupiganirwa isoko ryo kugura factory yaba rirabaho, ko bagomba kwemera ko ari njye barayigurisha ku giciro cyose bashaka, bakayimpa kuko ndi umuhinzi nanjye ngashyiramo ibyanjye nkabikora. Sorina ambwira ko batarungurisha, ari njye ubagemurira. Mubwira ko dufitanye amasezerano ngomba gukomeza kuyubahiriza. Sultanis abaza abashoramari bandi uko babyumva. Bavuga ko ubwo bashoye amafaranga yabo kandi akaba atagomba kwicara, bampa factory ubundi nkayikoreramo ibyo nshaka, maze ubundi nanjye imigabane yanjye igakomeza kuguma muri Lewis Company.
tuza kubyemeranya birangira banciye amafaranga ngomba kwishyura ugereranije n'ibyo mbagemurira. Nandikiye Jessica na Marita kuri telefone bambwira ko iyo banciye mbongereraho ahubwo ibihumbi 100 by'amadenari kugira ngo mbere ko ayo banciye ari make bitewe n'ayo mfite. Impapuro barazizana turazisinya, njyewe Petronile Lewis mu izina rya Vinci, aba Lewis Factory ibigiye mu maboko yanjye gutyo. Namaze kugura aba Lewis Factory bampa amashyi. Abashoramari bamwe na bamwe bambwira ko bazajya bashora mu ruganda rwanjye, maze nanga kumara umwanya wanjye aho ngaho, mpita nsohoka nandikira Marita mubwira icyumba ndi kuraramo, mubwira ko yahansanga ariko akaza mu ibanga ntihagire ubimenya. Na Jessica mubwira ko twahahurira kuko dukeneye kuvugana byihuse. Nuko nzamuka ngana mu cyumba nari narayemo, ngezemo ntegereza akanya gatoya Jessica na Marita baraza. Mubaza niba bizi neza ko nta muntu wamukurikiye, ambwira ko ntawe. Ubundi mfunga neza umuryango w'icyumba, maze gufunga bose bampoberera icyarimwe. Nuko bamaze kumpobera twicara ku buriri. Jessica ahita avuga ati Petero nitwagiye, kandi ubwo nta ntambwe yo gusubira inyuma dufite. Urabizi ko aba Lewis Factory ari wo mutima wa company, uretse n'ibyo ni wo mutima w'igihugu cyose, kuko kugira ngo abantu barye biva mu byatunganirijwe muri aba Lewis Factory. Igisigaye ni iki rero? Marita agiye guhinduka Sorina na Sultanisi, ababwire ko atagishaka gukorana nabo. Murabizi ko ibiciro byanyu mwabisubije uko byari bimeze mbere. Petero ninatangira gukora ibye arabikora nk'uko Marita yari yabigenje, ubundi abakiriya bose bazi we, ariko ubwo ibyo birasaba ko Petero Lewis yigaragaza nka Petero Lewis. Jessica nese mubwira nti nanone ndumva icyo kintu kitaba ari cyo, kubera ko mwibuke ko tutarabona ibyangombwa by'imitungo bya nyabyo, bivuze ko bashobora no kunyica bakabihishira. Ahubwo intambara isigaye niyo kurwana no gushaka ibyangombwa aho biri. Ndabizi maze igihe kinini kandi ndi gufindura aho biherereye, ariko byaranze. Ariko kuri iyi nshuro ngiye kurwana nabyo kugeza mbibonye. Jessica ahita avuga ariko hari inzira imwe nshobora kugufashamo. Reka duhamagare Liyariyo kuko ari umutasi, wasanga azi kureba ibyo bipapuro nk'ibyo ngibyo. Jessica amaze kuvuga gutyo numva icyo gitekerezo nicyo, ariko nanone nibuka amagambo umusaza papa wa Natani yambwiye ko ibyo bintu ngomba kubimenya njyenyine. Ariko ndebye amezi yose ashize ndi gushaka narabibuze, mbona nta yandi mahitamo mpita mbyemera. Ubundi Jessica ahamagara Liyariyo amubwira ko twahurira muri resitora iciriritse, ubundi akadufasha kureba niba hari icyo twakora. Nuko Marita atubwira ko tutajyana kubera ko bashobora kumukenera muri My Food Factory bakamubura. Ibyo tugende twenyine turaza kumubwira uko bimeze. Ubwo twese twitegura tuva mu cyumba. Jessica tuvugana ko nta kujyana imodoka kuko byatugora, tugenda n'amaguru kuko iyo resitora yari hafi. Tugeze aho tugiye, Liyari yambwira Jessica akaresitora yari arimo. Tugezemo koko tumusangamo, twicara mu cyumba cya twenyine uko turi batatu. Jessica abwira Liyariyo ko atarazi ko ari aho hafi. Liyari yamubwira ko yari amaze iminsi abonye ikindi kiraka cyo kuneka muri aba Lewis Hotel. Amubaza ibyo ari kuhaneka, amubwira ko ari umusaza utuye i Masofa wamuhaye icyo kiraka. Numva ngize amatsiko y'iryo neka rya Liyariyo. Jessica amubajije amubwira ko atari ngombwa ko bimubwira, ahubwo atwaka ibyo bipapuro ngo arebe uko bimeze. Liyariyo ndabimuhereza, bibonye ahita ambwira ko ibyo ari inzira zose zigize inyubako. Anyereka akadomo kari kariho, ambwira ko ako kadomo ariho kariho ibyo dushaka muri iyo nyubako. Mubaza uko wamenya iyo nyubako iyo ariyo, ambwira ko uramutse ufashe ikintu gishobora guhanagura amabara ukagihanaguza hejuru y'urwo rupapuro ushobora kubona iyo nyubako iyo ariyo. Kubera ko ngo abahanga ba kera bakundaga kwandika gutyo bakohereza ubwo butumwa, noneho uwo babuhaye akaba ari uzi uko arabubona. Akora mu mufuka w'igikapu akuramo igisibisho cy'amabara bita gome, akubaho kuri icyo gipapuro cyose kuva hasi, ariko ntihagire ikintu tubona. Liyari yakomeza gusigiriza ameze nk'uhanagura neza. Ageze hejuru kuri icyo gipapuro mbona amagambo atangiye kuza, ariko akaba ari amagambo acurikiranye. Mpita nibaza kera hose aho nabaga ku buryo ibyo ntabitekereje.
ahita akora mu gakapu k'ubundi agenda yandika imibare runaka yanditse aho ngaho ndetse n'inyuguti, akagenda asiba imibare n'inyuguti zimwe na zimwe. Arangije amagambo asigaye arayateranya yose hamwe, tubona havuyemo amagambo 3 gusa ariyo Moriya Academic School. Riyari yahita atubwira ko ibintu dushaka biri muri iyo nyubako yitwa Moriya Academic School. Tumubaza uburyo twafinduraho ako kadomo kari, atubwira ko ibyo byoroshye cyane, ugomba kugendera kuri iyo karita nyine. Noneho mubaza ibijyanye n'izo mpapuro zose zindi zasaga n'urwo rwa mbere, ambwira ko urebye neza utabona bisa, ahubwo hari uburyo wahuzahuza ukavanamo inzira ya nyayo yo kugenderaho, kubera ko urebye kuri buri rupapuro ubona ko ari imihanda ishushanyije gusa, ariko uramutse uteranije neza byegeranye uhita ubona ikarita irangiye iyo nyubako yose. Nibuka ko nari ngiye kuzana urupapuro rumwe gusa ngo abe ari rwo mwereka, ariko Imana ikamvugiramo zose nkazizana. Nuko Riyari yatangira gucagagura za mpapuro zose, nyoberwa impamvu aziciye. Nibaza niba amaze kubona ibyo twashakaga akaba ashaka kutugambanira, ndabibura. Ariko ngiye guhaguruka ngo ntangire murwanya, ahita ateranya bya bice byose, anyereka ikarita neza wagenderaho naho wajya muri Moriya Academic School ukahasanga ibyo ushaka. Ndetse afata n'igifata impapuro arabiteranya biba ikintu kimwe, maze arambwira ati wa mwana we ntukagire amashagaga, kuko narindi kukureba ko ufite umujinya ushaka no kunkubita, ariko kera nanjye nari meze nkawe. Itandukaniro ni uko narwanaga ntacyo ndwanira. Riyari yamaze kumbwira gutyo numva ngize isoni, ambwira ko ibyo yashakaga yabirangije, bityo ibyo dushaka kujya gutora muri Moriya nubwo atabizi turajya kubireba twenyine. Mubwira ko ntazi gusoma amakarita, ambwira ko afite akazi agiye gukora, byaba byiza tugiyeyo mu masaha ya nijoro. Duhana gahunda yo kuhahurira saa 4 zuzuye za nijoro. Nuko dusezeranaho twese turataha, njye na Jessica dusubira muri hoteli turarya, ubundi twemeranya kuryama. Njye nkabyuka nimugoroba nitegura kujya guhura na Riyariyo. Jessica ambwira ko ngomba gukubirana umwanzi ahababaza, ambwira ko turaza kubipanga neza nijoro nituba twavuye gushaka ibyangombwa koko tukabibona. Ubwo nese ndyama ndetse telefone nyishyira ku ruhande ndasinzira. Nakangutse mu masaha yo ku mugoroba, ariko mbyuka mfite ubwoba kuko nari mbizi neza kugira ngo ninjire muri Moriya Academic School ngomba kubanza gukubita abasekiriti, cyangwa se nakwinjira nuririye inyuma ku gipangu bigasaba kwigengesera. Nuko nicara mfite ubwoba bwinshi cyane, nsaba Imana ngo imfashe nze kuvayo ndi muzima. Saa 2 ziragera, Jessica na Marita banzanira ibiryo ndarya. Riyari yambwira ko agiye kuva aho ari saa 4 zuzuye duhurire ku marembo y'ikigo. Nuko nanjye nitegura neza ariko nambara nkikwiza. Saa 3 n'igice nsohoka muri hoteli njya gutega moto, nyibwira kungeza ahantu hari hegeranye na Moriya ku buryo n'umumotari atapfa kumenya niba ngiye muri Moriya. Nuko ngenda n'amaguru ndeba ku isaha. Saa 4 zuzuye zaje kwikubitamo ndi kuri Moriya, ndetse Riyari yanturukiye inyuma anyigisha akantu k'ubwenge ko igihe cyose mpagaze amaso yanjye y'inyuma azaba ari gukora. Mpita numva ko icyo gihe kubera kugira ubwoba nari narangaye sinamenya igihe yaziye. Nuko duhita twurira igipangu twinjiramo imbere. Agenda anyobora umuryango, tugezeho akawufungura, nyibaza aho yakuye imfunguzo bikanyobera. Aza kumbwira ko ari umusirikare nubwo yakinjiyemo akuze, ariko ibyo ari nko gutonora umwumbati. Twageze mu cyumba kimwe turahagarara. Riyari yatangira kugenda akabakaba ku nkuta zacyo, arakizenguruka cyose. Ngiye kumva numva akoze ku bintu byoroshye bimeze nkaho ari imbaho za triplex, zikaba arizo zigize igikuta. Ambwira ko tugomba kwinjiramo imbere kandi tukabikora nta kintu na kimwe gisakuje. Mpita nkora mu mufuka nkoramo akantu k'akuma nakundaga gucisha inzara z'amaguru, ubundi ntangira gukata ibyo biti kugeza ubwo twaje kubikata tukabimara, ubundi twinjiramo imbere. Twamaze kwinjiramo imbere ducana itara ryaho. Riyari yambwira ko bashobora kutubona, ambwira ko itara ryaho ritagaragara kuko icyo cyumba nta dirishya kigira. Twabonye huzuyemo ibitabo byinshi. Riyari yo anyaka ya karita ndayimwereka, areba ahantu hari ibimenyetso, ubundi mbona akoza ahantu
akuyemo igikapu kimeze nk'aho ari cya gikapu papa wa Nathan yampaye. Ashatse kugifungura kiramunanira, ambwira ko ugereranije n'iby'urupapuro rw'ikarita rwamubwiye, icyo gikapu gishobora kuba ari cyo kirimo ibyo nshaka. Ambwira ko ariko biratugora gufungura icyo gikapu. Riyari yamubwira ko turagerageza. Mpita nshyiramo kode nashyiraga muri cya kindi mfite, mbona kirafungutse. Riyari yahita agira ubwoba, ambaza impamvu ngifunguye rimwe gusa bigahita bikunda. Mubwira ko hari kode nari nzi zifungura ikindi gikapu, ambaza niba ari njyewe Petron Lewis. Mubaza uko abimenye, ahita ambwira ko atari ngombwa kubimenya. Nkomeza kumuhatira, ambwira ko iyo asanga ntari we yari kunyica, ngo kubera ko umuntu wamutumye yategereje igihe kinini cyane ngo Petron Lewis agire icyo akora, ariko biranga. Ndetse yanaje aho ngaho tuzanye nawe agomba kuhaza. Ahita akora mu mufuka, akoramo indi karita imeze nka ya yindi twari dufite neza. Ambwira ko impamvu yemeye ko tuzana twari kugira ngo arebe icyo nje gushaka aho ngaho. Yabona ibyo nshaka bihwanye n'ibyo nawe yashakaga, akamenya impamvu nabishakaga, agahita anyica akabitwara kuko hari uwo agomba kubihawa nyawe. Mubaza niba papa wa Nathan ari we wamutumye. Ambwira ko wamutumye ari papa wa Nathan Sultanis. Namaze kumva bimeze gutyo, nibuka ukuntu papa wa Nathan yampaye ubutumwa, akambwira ko natangiraho n'umubiri we azanyoherereza intumwa. Mpita menya ko nta yindi ntumwa uretse Riyariyo. Ariko nibaza ukuntu mu bantu bose bari kuri iyi si Riyari yari we watumwe kandi tuziranye. Bikomeza kunshanga ukuntu abantu ba hafi yanjye cyangwa se ababanye n'abantu banjye aribo bakomeza kunyigaragariza muri byose. Nta byo gutinda mfungura cya gikapu. Riyari yambwira ko bwari njye Petron Lewis gahunda ihindutse, aho kujyana icyo gikapu mu gihugu cya Masofa ahubwo akurikiyeho kuba yandinda. Nuko mu gufungura igikapu dusangamo ibyandiko byinshi cyane. Mu kurambura nkajya mbona ni ibintu byanditseho amagambo menshi cyane ku buryo biteyeho ubute kubisoma, ariko hariho n'amakashi. Riyari yambwira ko ibyo ari byo byangombwa bya originali by'imitungo y'Abalewis. Bwa nyuma na nyuma mba mbikojejeho intoki zanjye, mumva muri njye sinzi ukuntu mbaye, ku buryo nahise n'ubwenge ngatangira kwibona ndi mu nama n'abashoramari ari njye wicaye imbere. Nuko Riyari yambwira ko ntagomba kwirata kuko tugomba gusohoka aho hantu turi bazima. Twese dufungiye igikapu cyose neza, ndagifata nkurikira Riyariyo. Nuko ntangazwa cyane n'ukuntu twavuye muri Moriya Academic School nta muntu n'umwe tugonganye. Riyari yambwira ko tutagomba kujya muri Abalewis. Ahita ahamagara Jessica amusaba gukora ibintu bye muri Abalewis hoteli, ndetse akanzanira n'ibyanjye tukajya mu yindi hoteli. Nuko Jessica kubw'amahirwe arabyumva, ndetse yari atararyama kubera ko yaraduhangayikiye cyane. Na Marita nawe ndamubwira ko, ambwira ko twese mu minota 25 turaba turi kumwe muri hoteli iri hafi mu mujyi. Ubundi njye na Riyariyo dutega moto, tuzibwira kutugeza muri gare kugira ngo tuve muri gare n'amaguru nta muntu urimo kutureba. Ubundi tuhageze twihuta, twishyura abamotari. Riyari yafata telefone ahamagara umuntu ntazi, amubwira ko byose twabibonye kandi Petron Lewis akaba bifite mu biganza. Barangije kuvugana ambwira ko yarari gutanga raporo kwa muzehe kubera ko amafaranga yamuhaye nicyo yayamuhereye, kandi azakomeza kumuhemba kugeza ubwo nziyubakira abarinzi banjye. Riyariyo nkamuha uburenganzira bwe. Namubajije ukuntu ahamagaye i Masofa bigakunda kandi twe turi i Masofa bitarakundaga. Ambwira ko nubwo ngiye kuba chairman ariko ngomba kwiga. Mubwira ko nyine ayo mahirwe ntayagize, yansobanurira. Ambwira ko afite simukadi yo muri Kentrone, iyo uguriyeho amayinite menshi cyane ushobora guhamagara abo hanze yayo. Mpita nibuka ko njye nta simukadi yo muri Masofa nari mfite. Ibyo tubiganira tugera kuri hoteli, baratwakira, dusaba ibyumba 4 barabiduha. Mbwira Jessica na Marita ko twabafatiye ibyumba, mbabwira n'umubare wabyo. Bidatinze batugeraho twese tubanza guhurira mu cyumba cyanjye. Jessica ndetse na Marita ndetse na Riyariyo babanza kumfasha kureba ibyo byangombwa byose. Dusanga ni iby'imitungo y'Abalewis Company ndetse n'izindi hoteli zose zagiye zigurishwa kuva sogokuru Toromewo yajyaho, kandi n'andi mazu yose ariko akagurishwa n'abantu batari ba nyirabyo. Riyari yambwira ko umusaza yamubwiye ko agomba kumbwira
ko ikintu cyose cyagurishwaga n'umulewisi urupapuro rwacyo rutari muri icyo gikapu, ndetse tugomba kubifata byose duhereye no kuri iyo hoteli twari turimo. Mpita mubaza noneho ikintu tugiye gukora. Riyariyo ahita avuga ati nta kindi usigaje gukora, tugomba gushaka umunyamakuru wo kuri radiyo ya mbere hano mu gihugu, tukamubwira byose ukuntu bimeze, ugafata amajwi n'amashusho kuri kamera tukabimuha akajya kubitangaza, ku buryo mu gihe Sorina na Sultanis barabyuka bazi ko bagiye mu kazi, barakirwa n'amakuru abakura umutima, ku buryo no guhaguruka aho bicaye birabananira. Nta kindi cyari gikurikiraho, twararyamye, abasinzira barasinzira, njye nta mwanya wabyo nari mfite. Mu cyakare nzindukana na Riyariyo mu rugo rw'umunyamakuru uvuga rikijyana kuri radiyo na televiziyo y'igihugu. Ndamwibwira, atangazwa no kumva ndiho, musaba ko yaza tukajyana muri hoteli yitwaje n'ibikoresho bye. Ambwira ko iyo nkora atayitangwa kandi yizere ko ari we wa mbere urayisohora. Mubwira ko ari we urayisohora, maze ubundi duhita tugenda. Turi mu nzira ahamagara umukameramani we ngo bahurire kuri Trinity Hotel, ngo kuko bagiye gufata inkuru ishyushye y'ikinyejana. Umukameramani abyumva vuba cyane ku buryo wagira ngo nawe yararekereje, duhita tuhahurira. Twagiye mu cyumba cyanjye bashyiraho kamera, bambwira kwicara neza, ndetse nambara uko nari nsanzwe nambara nahisha isura yanjye. Maze kwicara ntangira gufata amajwi n'amashusho. Tumaze kubifata, umunyamakuru ambwira ko ngomba kwicara imbere ya televiziyo, maze ubundi nkareba amakuru mu minota 30 iri imbere, kubera ko ataririrwa ajya no mu rugo guhindura imyenda, kugira ngo bataza kumwiba iyo nkuru, ahubwo agiye guhita yitanga igitaraganya. Umunyamakuru yamaze kugenda, nsigara umutima urimo kundya. Njye na Jessica twicara imbere ya televiziyo yararaho muri icyo cyumba, ndetse birarenga ducuranga na radiyo y'igihugu kuko byahuzaga imirongo. Saa 2 zigeze mbona umunyamakuru ageze kuri televiziyo, ndetse ababwira ko abazaniye inkuru imwe gusa, yarangiza kuyivuga nashaka ave mu mwuga w'itangazamakuru, ariko ari we wayivuze. Nuko atangira avuga ati ntago ndirirwa mbaha ikaze abakunzi bacu, nta n'amagambo menshi nshaka kuvuga uyu munsi, ahubwo inkuru mbazaniye mwese igiye kubatungura kuko mutari muyizi, ndetse murumva ari nk'amateka, ahubwo mutege amatwi ndetse mwihere n'amaso. Ako kanya umunyamakuru yarebye ku ruhande, mpita mbona ko ari by'umukameramani we cyangwa se undi muntu uyobora ibiganiro amashusho ko agenda. Nuko ngiye kubona mbona hajemo amashusho y'uko twari tumeze muri hoteli ubwo yamfataga video, maze ahitamo uburenganzira bwo kuvuga. Ntangira mvuga nti amazina yanjye nitwa Petero Lewis, umwana w'umuhererezi wa nyakwigendera Chairman Bron Lewis. Ndi imbere yanyu mwese kugira ngo mbabwire ibyo mutamenye, mbabwire amateka mwahishwe na rusahurira mu nduru, mbabwire ubuzima nabayemo bubi cyane. Ndi ikirara cyo ku muhanda kubera ko ntabishaka, ahubwo kubera ko abagizi ba nabi banyirukanye mu rugo rwanjye, ibyanjye byose bakabyibagiza. Mu myaka 18 ishize nari umwana mutoya, mbana na papa wanjye Bron Lewis, ndetse n'umugore nakekaga ko ari mama wanjye Sorina. Ubu akaba ari uyoboye kampani ya papa wanjye Bron Lewis nyuma yo kumwica, akanavuga ko nanjye napfuye. None niba narapfuye, uyu ninde muri kubona imbere y'amaso yanyu? N'abana n'abakobwa 3, Tonzi, Diva, nari nzi ko ari abavandimwe banjye bashiki banjye, ariko ntazi ko ari abana b'ibinyendaro Sorina yabyaranye n'umugabo bari kumwe ubu ngubu witwa Sultanis, usigaye yarigize umuyobozi w'imitungo y'umuryango wanjye w'Abalewis, ndetse na mushiki wanjye Rena tuvukana kuri papa no kuri uwo mugore Sorina, akaba yaramujyanye mu kigo kibamo abana b'ubumuga muri Maranatha. Ibyo byose akaba yarabikoze nyuma yo kwica papa wanjye, nanjye akanjyana kwiga mu kigo cya interina giherereye muri Merine, mu buryo bwo kumpeza ishyanga kugira ngo ntazabasagarira barimo gutagaguza imitungo y'umuryango wanjye. Ariko ku bwa Nyagasani we uduha ubuzima twese, yemera ko mbaho kugira ngo nzabarenganure umuryango wanjye, bamenye amaraso yabo kugira ngo bishime babeho neza, ndetse ubuzima buranemera bumve kuri mayibobo ku muhanda, ngenda nirirwa banyirukaho n'amabuye n'imijugujugu, kubera ko maze kwiba umugati cyangwa indazi kugira ngo mbeho ndamuke, mu gihe amafaranga ya papa wanjye n'umuryango wanjye arimo kuribwa n'abatarayaruhiye.
icyo bakoze ari ukutwica gusa. Nza kugira amahirwe ndakora ndetse mpura n'umuryango mwiza, baramfasha ubu mumbona ndi umusore ufatika, nkaba mpagaze imbere yanyu mwese bavandimwe banjye ngo mbasabe ubufasha mundenganure kuko maze imyaka 18 yose mbayeho nk'imfubyi kubera abakunda ubuzima bwabo batitaye ku bw'abandi. Nkaba maze imyaka 18 yose nicwa n'inzara kandi umuryango wanjye warakoze. Nkaba mfite ibikomere ku mubiri kubera gukubitwa no gutotezwa ndetse no ku mutima kubwo kubura umuryango wanjye bigahura n'akababaro nagize nyuma yo kubabura. Navuye muri Merine ntwawe n'amazi ya ruhuru urangera mu cyari Tesara, ariko Nyagasani abasha kundinda mbaho. None ndagira ngo mukoreshe urukundo rwanyu kandi mukoreshe n'ubutabera mu ndenganure kubera ko kuva navuka nararenganye bikabije. Abarya bararya bakanezererwa mu mitungo y'umuryango wanjye, njyewe nzara iri kunyicaho gusa. Ikinyoma kiragenda gihabwa intebe. Ubu mwese mwari muzi ko nta Lewis n'umwe ukibaho, ariko ndi imbere yanyu ndabiyeretse. Njye ni njye Petero ni Lewis, n'abanze mu buto bwanjye barahita babona ko ari njye wakuze. Nkaba nkeneye ubutabera bwanyu, murakoze. Ayo mashusho yavuyeho amarira yambanye menshi. Nk'umwana Jessica Marita baraza baranyegera barampumuriza kuko numvaga agahinda kasaritse umutima wanjye. Nibaza ibiri gukurikireho muri ako kanya. Umunyamakuru amaze gutera ibitekerezo kuri iyo nkuru avuga ko agiye kuba agiye mu kiruhuko kugeza igihe iyo nkuru izarangirira gukurikirwa byose byarasubiye ku murongo. Ahita asezera ava kuri televiziyo. Natwe tuzimya radiyo ngo dutekereze icyo gukora. Hashize akanya telefone yari yariyo ibirasonye. Ambwira ko ari wa munyamakuru umuhamagaye. Amwitaba twese twumva riyariyo. Bamubwira ko hari abanyamategeko benshi cyane bamaze guhamagara uwo munyamakuru bamubaza aho Petero naherereye kugira ngo baze kwiga urubanza rwe bamuburanire. Nuko nawe akababwira ko atazi aho turi kuko adashaka kuhavuga. Amubwira ko agiye kuba yigiriye mu bwihisho bwihishwa kubera ko abizi ko gutanga iyo nkuru atavuganye n'abayobozi ba televiziyo na radiyo by'igihugu bimushyira mu kaga. Umunyamakuru aduha indi nimero turajya tuvuganiraho ku iyo yari afite agiye kuyikuraho. Nuko barangije kuvugana twese twicara hasi ngo twumve icyo gukora. Ako kanya twumva mu cyumba twarimo barakomanze. Hinjira umuseriveri atubwira tubaza icyo batuzanira. Tumubwira ko ntacyo dushaka. Ambwira ko ari umuyobozi w'iyo hoteli wari ubitegetse. Nese ntungurwa n'uburyo umuyobozi wa Trinity Hotel ategeka kutuzanira abakiriya ibyo bifuza. Umuseriveri ambwira ko uwo muyobozi abizi ko ndaho muri hoteli ye kandi amakuru yamaze gucicikana hose ko Petero ni Lewis akiriho, kandi bakaba bambonye ninjira muri hoteli nambaye gutyo. Mpita numva ko dufite ibibazo. Riyari yambwira ko agiye guhamagara abasore be baza aho ngaho dufatanye gushaka uko tuhasohoka. Mubwira ko atari ngombwa ko yahamagara abasore be, ariko mubwira gutyo kugira ngo hatazamo na Scorpion agahura na Jessica. Mpita nsaba uwo museriveri kutugeza aho umuyobozi wa Trinity Hotel ari. Ambwira ko ahubwo ari kwitegura kuza kutureba. Mbwira Riyari yo kudushakira ikindi cyumba kitari icyo turimo mu ibanga kugira ngo abantu batubonye tuza muri icyo ngicyo baze kutureba batubure. Ntangira gucanganyikirwa kubera kubura ibyo gukora. Marita na Jessica barabibona bambwira ko ndaza kumera neza. Babwira ko Sorina n'umugabo we ndetse n'abaminisitiri be nta mikino bafite, bakora ibishoboka byose ngapfa. Bityo ariyo mpamvu mpangayitse cyane. Ako kanya icyumba turimo barakomanga. Ngiye kubona mbona hinjiye umugabo munini cyane aherekejwe n'abasore babiri bigaragara ko bakoze imyitozo ihagije. Uwo mugabo ahita avuga ati ndagusuhuje nyakubahwa Chairman Petero ni Lewis, turakwakiriye mu ruhando rushya rw'abayobozi b'amakampani hano mu gihugu cyacu. Hoteli yacu Trinity nayo iguhaye ikaze rwose urisanga, ndetse tunarebye umwanya urimo ubu byaba byiza uramutse uje tukajya mu cyumba cya VIP kugeza igihe akavuyo karashirira. Nahise mubwira nti nta kibazo ndaguma hano kandi urakoze kunyakira, ahubwo mwaduha umwanya njye n'abantu turi kumwe tukabanza kurangiza ibyo twari turimo kuvugana. Ako kanya uwo mugabo yahise agenda, ariko agenda ameze nk'ufite ubwoba kuko amvugisha wabonaga ko ahangayitse cyane. Mpita mbimenya ko ashaka kunyiguraho
kubera ko iyo hoteli Trinity nayo yari iyacu mu muryango wacu. Nuko mbaza Jesse kuko ibintu byose bimaze kuba akavuyo dukora iki. Ambwira ko nawe ari kumva tutaguma aho ngaho. Jesse akambwira ko tugomba kuva muri iyo hoteli byihuse kandi mu ibanga. Nuko tumaze kubyemeranya duhana akanya kugira ngo mpindure imyenda, ntasohoka hanze bakabona nambaye imyenda nk'iyo nari nambaye kuri televiziyo bakamenya. Nambara agapantaro kanyegereye cyane n'udukweto duto duto, ubundi nambara n'agashati nako kanyegereye. Ariko kuko ndi gufata video nageze hagati ngakuramo ingofero na rinete bari banze isura, mpitamo gukomeza kubyambara mu buryo bwo kwirengera. Maze kwitunganya neza mbwira Jessica ko tugiye gusohoka muri hoteli buri wese ku giti cye kandi dukoresha ibishoboka byose ntihagire utumenya. Jessica ambwira ko ntashobora kugenda njyenyine, basi njyane na Riyariyo. Tumaze kubyemeranya Marita abanza kugenda n'igikapu cye, aturangira ahantu azi twajya ntihagire uhamenya ko turiyo kandi dukureho amatelefone yacu twese. Amaze kugenda na Jessica nawe arasohoka. Riyari yakurikiraho ambwira kumugenda inyuma nkajya mera nk'umwihisheho. Tugeze kuri reception mpasanga wa mugabo waje kunyakira ambwira ko ampaye ikaze ari kuvugana n'abasekirite. Nuko tugira amahirwe tumurenga aho atatubonye. Tugera hanze ya hoteli dufata utumoto, umumotari mubwira aho angeza hafi y'ahantu Marita yari yatubwiye. Turi mu nzira tugenda, umumotari arambwira ati abantu barasaze kabisa. Ntago nari nzi ko abantu bakwiharira kampani ingana kuriya bakayiba nkaho bari kwiba iradiyo cyangwa telefone. Ndamusubiza nti ni iyihe hoteli bibye se? Motari ahita avuga turaho utazi amakuru agezweho se. Umumotari yambwiye amateka y'Abarewisi kuva kuri papa wanjye kugeza uwo munsi, binatuma agenda gahoro kuri moto kugira ngo tugere aho tugiye. Amaze kubimbwira byose ariko nanga kumubwira ngo yihute bidatuma yumva ijwi ryanjye cyane, akarihuza n'iryo yumvise kuri radiyo nk'uko yabimbwiraga ugasanga aramenye. Nuko tuhageze ndamwishyura, ndebye ku ruhande nsanga abantu bitaye ku byabo, ngenda ngana hahandi Marita yari yatubwiye. Ariko ndimo kugenda ngiye kuhagera mba numvise umuntu urimo kunkurura amashati. Mu guhindukira mbona ntago ndi kumureba neza, ndetse numva umutwe wanjye umeze nk'uremerewe nkaho nikoreye ikintu. Kwikoraho nsanga nambaye kasike, mu kuyikuraho rinete zanjye zirancika ndetse n'ingofero bivamo. Mbona umumotari aratunguye cyane atangira gusakuza avuga ngo baze barebe wa mwana wa Chairman. Mu gihe harimo gusakuza abantu bose baza bashaka kugana aho twari turi, mpita ndeba moto yaho yari ihagaze numvira cyari kwaka. Yayisize yaka mu gihe yari yaje kunyaka kasike ye. Mpita mbona ako kanya kangereyeho, mpita niruka nsanga moto ye nyicaraho. Nkubitamo vitesse ya mbere yari inyishe, nkizemo iya kabiri numva itangiye kwiyoroshya, iya gatatu nyishyiramo ngeze muri 1/2 cy'ikirometero. Ntago nakubeshya ngo narebye inyuma, ahubwo urugendo nakoze rwangejeje muri Merine. Ngiye kugera kuri gare moto nyiparika ku ruhande, nkora mu gikapu nkuramo amafaranga, ngura rinete za fime ndetse n'ingofero kuko ibyanjye nari nabisize muri Kenti, ariko ngura ibifite amabara atandukanye na yayandi. Nuko mu kuburaho njya nibuka ya resitora twakundaga kuriramo. Mu kwinjiramo numva inkuru nta yindi muri iyo resitora. Mpita mbona wa musore wanjye mubwira ko nshaka icyumba cyanjye nyine kubera ko hari abantu baraza gusangira nanjye, bityo cyose turagifata kikaba icyacu. Umusore ntambutsa nkura muri salo y'iyo resitora, anyinjiza mu cyumba cyari kirimo imbere, harimo intebe ndetse n'ameza abakiriya bariraho. Musaba amazi yo kunywa arayanzanira, mubwira ko icyo cyumba ngishaka amasaha 4 yonyine, njyenyine abantu dushaka gusangira bakabona kuza. Ambwira ko muri ayo masaha yaba ari menshi cyane kandi bagiriye abakiriya benshi kubera ari imbere y'isoko, bityo byansaba kwishyura amafaranga menshi. Mubwira ko amafaranga ashaka yose ndayamuha. Umusore ambajije impamvu mfite ubwoba, mubwira ko nta kibazo mfite, musaba kuvamo ngafunga. Arabyemera, ambwira ko mpfa kuba ndishyura yanjye. Ubundi amaze kugenda mfungiye icyumba, kwicara ku ntebe birananira, nicara hasi kuri sima ntangira kurira. Nakomeje kurira kubera agahinda, kuko muri njye numvaga ko ntagakwiye kuba ndi kwirukanka ndi guhunga,
ahubwo nagakwiye kuba mfata ibyanjye, ariko mbona uburyo isi atari nyakuri, kubwo gutinya ko nshobora kuba ndi ahantu aho ariho hose hari abantu benshi, simenya aho isasu riturutse ringwa mu gatwi, ubundi rikansatura umutwe, bityo numvaga kuba ndi jyenyine ari byo byampa amahoro, kuko ntago nari nzi ngo yaba Sorina, Sultanisi, Tonzi ndetse na Diva bamerewe gute. Mbabazwa cyane na Diva kuko nari mbizi ko ababaye cyane, kuko ari njye muntu nyine wamuciye inyuma nkamubabaza bikomeye cyane, kubera ko namwihishemo atabizi njyewe muzi. Numva ko aho ari hose ari kurira ku rwego rwo hejuru kubera agahinda. Namaze umwanya munini ndimo kwitekerezaho, nza kwibuka ko Jessica na Marita ndetse na Liyariyo bantegereje, bakaba bahangayitse kubera kumbura, kandi telefone nkaba nari nayikuyeho. Mpita nyatsa vuba vuba, nkiyatsa nakirwa na telefone ya Liyariyo ambwira ko yaje nkurikiye, ariko ahantu naburiye akaba atahazi, kuko amaze igihe kinini ari kuzenguruka Merine yose ariko akaba yambuze. Akaba yicaye iruhande rwa moto naje ntwaye nk'umusazi. Mubwira ahantu ndi mpamurangira, aza kuhagera. Ageze ku muryango w'icyumba narimo, anyandikira message ambwira ko ari we urimo gukomanga. Yinjirana na wa musore w'umuseriveri afite ibyo kurya, bigaragara ko ari we wari ubimutumye. Bageze muri icyo cyumba arampagurusa anyicaza ku ntebe, ntangira kumubwira ndimo kumuririra, mubwira nti ndi kumva mfite ubwoba, ndi kumva mpangayikiye ubuzima bwanjye. Kuri iyi nshuro ndumva ntazi icyo gukora, kuko nk'uko bibona ndi ikigwari. Aho kujya kurwana ahubwo natorongeye nahunze, bivuze ko abanzi banjye bamfite mu biganza. Liyariyo yahise ambwira ati oya nyakubahwa chairman, humura byose biraza kugenda neza, ndabizi ko nawe intambara ikuri mu mutwe itakoroheye, bityo ukaba ushaka umwanya wo kwitekerezaho, ariko nanone kuva mu gitondo ntago wari warya, kuko wazindutse ujagaraye cyane kubera ibyo twarimo, bityo ihangane utamira ibyo kurya kugira ngo ubashe gutekereza, kandi tugomba gusubira muri Kenti kuko baragutegereje. Liyariyo yamaze kumbwira gutyo, numva inyuma yacu umuntu avuze ati burya se uri chairman? Mu guhindukira nsanga ni wa musore w'umuseriveri. Liyari yagiye kumwirukana, ndamubwira ngo amureke. Umusore musubiza ko ntari chairman, ariko nshaka gufata imitungo y'umuryango wanjye kuko bayitonyaze kuva kera. Umusore ambwira ko meze nk'umusore yumvise kuri radio mu gitondo witwa Petron Lewis wo mu Barewisi, wavuze amagambo ateye agahinda kenshi kubwo kuba yarabaye mayibobo, imitungo yabo iri kuribwa n'abicanyi. Umusore mpita amubwira ko ari njyewe Petron Lewis. Liyari yambwira ko nkoze ikosa ryo kubimubwira, kuko nta muntu n'umwe tugomba kwizera. Mubwira ko n'ubundi ntacyo kuramira gihari, kandi uwo musore ari inshuti yanjye kuko yamfashije cyane ubwo nyogokuru yapfaga. Umusore mu gutungurwa cyane ahita ambazanya igishika niba ibyo mubwira ari byo. Mubwira muhamiriza ko ari byo, arangije arambwira ngo nzamwihera akazi nibimara kujya ku murongo, ubundi ahita agenda. Twamaze kuvugana n'uwo musore no kurya, Liyari yarakomeza kumbwira ko ndaho ngaho ariko atariho ngomba kuba ndi, ndetse ngo leta icyo kirego yagishyize mu maboko yabo kuko perezida yabimenye biramubabaza cyane, bityo tujye muri Kenti kuko ariho honyine mu gihugu nagakwiye kuba ndi. Nasanze umwanzuro nta wundi uretse kujya muri Kenti nkajya guhangana nabo, simba ikigwari. Nuko Liyari yansohoka imbere muri cya cyumba twarimo, wa musore w'umuseriveri mugezeho ndamwishyura, mubwira ko nk'uko yabinsabye ibyanjye nibimara kujya ku murongo nzamuha akazi. Dusohoka nihishe neza muri rinete ndetse n'ingofero, ubundi tujya hari moto y'abandi nari nibye. Liyari yo mubwira ko aratwara, ubundi tukagenda. Ni nako byagenze, nicaye inyuma ye kuri moto. Dufata umuhanda werekeza muri Kenti. Mu masaha y'umugoroba tugera mu murwa mukuru wa Kenti. Liyari yanjyana ahantu Marita yari yateganije ko tujya. Hari mu nzu utapfa gukeka ko twarimo. Nuko ninjiramo nsanganizwa na Marita ndetse na Jessica, banyambira cyane bambwira ko bari bampangayikiye cyane, bityo bashimishijwe no kongera kumbonaho. Nanjye mbabwira ko nta yandi mahitamo nari mfite uretse gusa guhunga kuko nari mfite ubwoba. Marita ambwira ko mu gitondo ngomba kuzinduka njya muri hoteli kuko ariho ngomba kuba ndi. Mubaza uko Sorina na Sultanisi biragenda.
ansubiza ko batakibarizwa muri aba Lewis Company kuko bamaze guhunga kare cyane. Hoteli ikaba nta muyobozi ifite, ahubwo ubwo ngubwo bikaba biri gupfapfana, bishoboka ko n'abasahuzi ubu bari gukuramo ibyabo. Mpita numva ahubwo ntagomba gutegereza ko mu gitondo bucya ngo mbone kugenda. Mbaza Riyariyo niba ari tayari ngo tugende, ambwira ko icyo ntekereza ari cyo kigomba gukorwa muri ako kanya. Nuko mbaza Jessica niba ari tayari kugenda ndetse na Marita. Marita ambwira ko atabasha kujyana natwe kubera ko we yifitiye business ku ruhande, kandi ikindi ntago bazi ko ari we twafatanyaga. Mpita numva ko icyo gitekerezo nicyo. Marita nk'uko yabihisemo duhitamo kumusiga muri iyo nzu. Mu gitondo akazinduka yigira muri My Food Factory nk'uko bisanzwe, ariko mbyitekerezaho nzi ko Sorina na Sultanisi cyangwa Tonzi umwe muri bo azaza amugana kuko bari bahunze tukabasha kumenya aho baherereye. Ibyo bikaba gusa mu gihe abantu bataramenya neza ko Marita ari uwacu. Duhita dufata ibyacu byose dusohoka muri iyo nzu. Tukirenga umuryango Marita ahita akubitaho urugi avuga ko tutagomba gupfa kuko byamubabaza cyane, bigaragara ko atari njye wari ufite ubwoba bwo gupfa, ahubwo twese twari duhangayikiye urupfu. Bigaragara ko agakino twari twinjiyemo katoroshye. Nuko duhita dufata umuhanda. Jessica atega umumotari Riyariyo agenda mpetse kuri ya moto ya wa mumotari, kandi sinagira ikibazo ko uwo mumotari naramuka amenye ko nageze muri aba Lewis Company azaza kwaka moto ye. Turi kujya muri aba Lewis Company twabonye imodoka nyinshi cyane ziri kwerekezayo. Jessica ambwira ko yari convoy ya perezida w'igihugu cyacu. Bamaze gutambuka abaturage nabo babemerera kongera kugenda. Tugenda tugana muri company, ariko tugeze kuri company neza tubona abasekirite barinda perezida w'igihugu cya Kentrone. Mpita mbwira Jessica ko twasubiraho tuvuye tukazagaruka tuzi ko perezida yagiye. Jessica avuga ko ari njye yaje kureba kubera ko nkimara kugenda perezida yatanze itangazo kuri radiyo no kuri televiziyo avuga ko ibyo bintu yumvise byamubabaje cyane, no kuntu aba Lewis ari abantu b'ingirakamaro mu gihugu cyacu. Ambwira ko tugiye kwinjiramo ntagira ikibazo. Mbere y'urupfu rwe Marita akazatangaza avuga ko Petroni Lewis yapfuye yishwe na perezida w'igihugu igihe nagize ikibazo nawe bakabona kumwica. Numva n'ubundi nta kindi kintu cyo kuramira. Tugeze ku muryango w'aba Lewis Company abajepe baraduhagarika batubwira ko tutemerewe kwinjiramo aho ngaho. Mpita mva kuri moto ngenda ngana imbere, ubundi mbagezeho nkuraho rinete n'ingofero mbabwira ko ari njyewe Petroni Lewis. Barandeka ahubwo umwe aza nkurikiye, bigaragara ko anjyanye. Riyariyo na Jessica banza inyuma. Tugeze imbere muri company duhura n'abagabo babiri bambaye imyenda iteye ukwayo ariko isa. Hagati yabo hari undi mugabo, n'inyuma hari abandi babiri bambaye imyenda isa n'iy'ab'imbere, ariko ndebye uwo mugabo uri hagati mbona ndamuzi kuri televiziyo ndetse no ku byapa bimanitse mu gihugu cyose aho nabashije kugera. Wa musirikare wari uje nkurikiye ahita avuga ati nyakubahwa perezida ngo uyu Petroni Lewis mwari mwaje kureba. Nahise ngira ubwoba budasanzwe nshaka kwiruka, ariko nyuma bahita bamfata. Ndebye umfashe mbona ni umuje kurinda perezida, ambwira ko umuntu w'umugabo. Perezida ahita ampereza ikiganza ngo ansuhuze. Numva ngize ubwoba, ariko ntekereza ko nindamuka mbyanze arabona ko musuzuguye kandi we yarampaye agaciro. Mpita muhereza ikiganza ngerekaho ikindi ariko ndi gutitira. Arabibona araseka cyane, maze ubundi ambaza abo bantu abari bo. Mubwira ko Jessica ari mama wanjye, Riyariyo akaba papa wanjye. Perezida ahita ambwira ko mubeshye, mubwira ko ari ukuri. Ahita ambwira ko papa wanjye ari Broni Lewis, ariko mama wanjye akaba atazwi keretse gusa niba uwo Jessica ari we bambyaranye. Mubwira ko mbafata nk'ababyeyi banjye, ko abo mfata nk'ababyeyi banjye atari abambyaye ahubwo ari abandeze. Nuko perezida ambwira ko nta kibazo yiganiriraga, ansaba ko niba byakunda twakwinjirana tukajya mu biro byanjye tukaganira. Ndabimwemerera, ariko mubwira ko aribwo nagera aho ngaho ibiro byanjye nkaba ntazi ahantu biherereye. Ako kanya ajya imbere agenda ambwira ibintu rwose ntabashaga kumva. Nanjye ya mashagaga yanjye yari yabaye akana kuko nari ndimo gutitira.
ukuntu Petero ni Lewisi ibandi ryo ku muhanda, ndetse nkabaza kuba umuhinzi wo mu cyaro naba ndi kumwe na perezida. Ibyo bigatuma nta kintu na kimwe numva. Twakomeje kujyanirana kugeza ubwo twageze aho bavuze ko umutekano ari wose. Abagabo bari bafite n'imbunda za pistoli bahita baguma aho ngaho, babwirana ba Jessica ko baba bari aho ngaho atari igisimba ngo arange. Tugenda tugana mu nyubako, ubundi yinjira mu cyumba. Amaze kwinjira nanjye muri inyuma yicara ku ntebe, ambwira nanjye kwicara kandi arabizi ko ndi intwari ngabanya ubwoba. Maze kwicara perezida arambwira ati nkimara kumva amajwi yawe ndetse nkareba n'amashusho yawe numvise mbabaye cyane. Wenda ntago ngiye kukubwira byinshi cyane, ariko sogokuru wawe Toromewo yari inshuti yanjye magara, ndetse no gupfa akaba yarapfuye ampfira kuba ndiho ubu ngubu. Na papa wawe Buroni nawe nubwo yari yarashatse kwigira umuntu udashobotse, nkanamugira inama akanga kunyumva, ariko nyuma twaje kuba inshuti cyane. Ariko nyuma numva ngo yarapfuye birambabaza, mbabazwa n'ukuntu umuryango wanyu wazimye burundu kandi wari udufitiye akamaro mu gihugu cyacu, kubera ishyaka mugira. Ariko wa mwana we rwose, mu gitondo ubwo nakurebaga mu makuru numvise wagira ngo ndi kurota, ariko nshimishijwe no kugaruka kwawe, kandi ndi iruhande rwawe. Ntuzagire ikibazo mpari ngo wanze kukimbwira. Si n'ibyo gusa, n'iwanjye urisanga. Narinje kukwiyakirira ubwanjye, kuko niyo utari kuziza isaha nari gukora ibishoboka byose bakagushaka bakakubona. Bityo ndakwakiriye mu izina ry'umuryango wawe n'ubushuti bwacu, kandi nizeye ko utazantenguha, ndetse n'igihugu cyacu kigutezeho amaboko. Perezida w'igihugu cyacu yamaze kumbwira gutya arahaguruka, ampereza ikiganza, nanjye noneho ngihereza mu bwoba bukeya, kubera ko ako kanya twari tumaranye yari amaze kuntinyura. Nuko ahita asohoka ansaba kumuherekeza. Tugenda tuganira kugeza tugezeho aba basirikari be twari twabasize, dusanga bari kuganira na Jessica na Liyariyo. Nuko tubagezeho bagera ku ruhande ngo perezida atambuke. Perezida ambwira ko atari ngombwa kumuherekeza muri esanseri, ko barijyana. Mubwira ko nta kibazo ndabaherekeza, ariko ibyo mbimubwira kugira ngo menye neza ko bavuye muri iyo kampani batambangamira. Ndetse tumanukana muri esanseri kugeza tugeze hanze. Mbona bamufunguriye imodoka yarinjira, baragenda. Kuva navuka noneho mbona umubare w'imodoka perezida yagenzemo, kubera ko nk'iyo yabaga agiye gutambuka baduhagarikaga tukabona ziri gutambuka zose zisa, ariko utapfa kumenya ngo ni iyihe perezida arimo. Ariko kuri iyo nshuro nari mbonye iyo yicayemo, ku buryo n'uwatomboza nahita mubwira imodoka perezida yicayemo. Nuko nanjye mbonye bamaze kurenga mpindukiza umutwe wanjye, ntangira kwitegereza inyubako yose ya hoteli y'Abalewisi. Nyirenza amaso ndongera nyuza amaso iburyo ndeba Abalewisi Factory, ndayitegereza cyane. Ngarura amaso ibumoso ndebye Abalewisi Hospital, nayo ndayitegereza cyane. Ubundi numva umutima wanjye ugize akanyamuneza kavanze n'intimba. Nuko nkimuri ibyo ndebye iburyo bwanjye mbona umusore wambaye imyenda y'abasekirite. Mubajije icyo ashaka numva ibumoso bwanjye hari undi ndamureba nawe mbona na yambaye imyenda y'abasekirite, ariko wari kuvuga mu ijwi ry'umukobwa. Mu kumwitegereza neza mbona niri mushiki wanjye twabanye ku muhanda. Mpita negera inyuma ngo batangirira nabi, ariko ndebye uwo bari kumwe mbona n'umwe mu babonye atari Chameleone cyangwa Scorpion. Nuko mpita mfungura ingumi nziza ngo ntangire natakeri atarankubita. Arayikwepa, umurwano wacu utangira gutyo nge nari, ariko rimbona asigaye arenzeho ukuntu. Dukomeza kurwana mukubita agakwepa, ariko we ntashake kunkubita. Sinzi ukuntu narebye ku ruhande ngo ndebe ko mugenzi we atagiye nawe kunkubita. Ankubita ingumi nziza yo mu rubavu rumwe, cya kigabo cyo muri tari cyankubiseho numva ndapfuye. Ako kanya wa musore bari kumwe mbona atangiye kundwanirira arwanya ndetse arakubitwa, mbonye ari indengakamere mubuza gukomeza kumukubita. Nuko aramureka, ariko ahita amufata umunigo amuzirikira n'amaboko inyuma. Atangira gutakamba avuga ko atashakaga kungirira nabi, ko ari njye wamukubise bwa mbere agatangira yitabara. Nibutse neza koko nibuka ko ari njye watangije intambara nsaba ko wa musore yamurekura. Umusore ambwira ko agiye kuba amufunze kugira ngo kampani y'umutekano bakorera ize kumutwara imuhane.
mubwira ko ibyo atabikora ahubwo amurekure bankurikire. Nuko bahita baza bankurikiye, ariko nabona umusore nkabona ari gucunga cyane. Duhita twitsimba ku ruhande ku buryo nta muntu utureba. Mpita mfata arinda mu ya mbere amubwira ko nari mukumbuye. Wa musore abibonye ashaka kudutandukanya, amubwira ko yatwihorera kubera ko ari inshuti yanjye. Nuko akajya anyishikuza, amaze kunyishikuza arambwira ati nyakubahwa chairman, ndakwinginze umbabarire ku makosa yose nagukoreye kuva twahura. Namubwiye ko nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, nkomeza kureba hirya no hino. Ambaza impamvu mfite ubwoba, mubwira ko ndaho ngaho ntakwiye kuhaba. Avuga ko ariho nagakwiye kuba kuko ari njye chairman. Mubaza igihe amaze arinda aho ngaho, ambwira ko bazanye na perezida kuko kampani yabo nibwo yahawe ikiraka cyo gucunga umutekano muri Lewis Company, abari bahari bakahabakura. Mubaza igihe yagiriye mu gucunga umutekano, ambwira ko nyuma y'uko mbakubise we na Chameleone bahise babirukana muri kampani. Chameleone na Scorpion akababurira irengero, agahita ajya kwaka akazi k'ubusekirite, bakamukoresha imyitozo bagasanga ararenze bakakamuha, ariko nyine akaba ataramaramo n'igihe. Namubwiye mushimira ko akoze cyane kuba ari aho ngaho. Mubaza niba atazampemukira, ambwira ko atazampemukira. Musaba ko ejo yazajya gusaba kuva mu gisekirite cyabo akaza tukabana nk'umuntu wanjye, ko ntazabura akazi azakora muri kampani. Ambaza niba ibyo ndi kumubwira ari ukuri, mubwira ko nshaka ko twibanira nk'abavandimwe, nta bintu byo kwambara impuzangano, kandi ko hari byinshi dufite byo gukorana, nko gukura abana ku muhanda n'ibindi. Bityo nambonera na Chameleone na Scorpion azababwire baze cyane ko Scorpion we nari mukeneye cyane. Ambaza impamvu Scorpion mukeneye cyane, mubwira ko azayimenya ejo yavuye kwiyandukuza mu bakora bacunga umutekano muri kampani yabo. Twamaze kuvugana gutyo mvaho nari nitsimbye, ariko kubera amatara yari ari kugaragara neza cyane, n'ubundi hari hameze nko ku manywa. Mbwira ko twajyana, ambwira ko ashinzwe kurinda inyuma. Mubwira ko yahaguma nta kibazo nkijyana, nkajya kureba Jessica nari yariyo. Mu kwinjira kuri reception mpita nkora ku ngofero yanjye kugira ngo batambona. Umukozi waho ahita mbona, ambaza impamvu ndi kwinjira ntavuze, nkomeza kwigendera ntamuvugishije, ndi kwihisha ngo hatagira umuntu mbona ugasanga ngiriye nabi. Ako kanya ahita ahamagara abasekirite baho ku muryango baze ngo bansohore niba ntabasha kuvuga. Abasekirite baraza batangira bashaka kunkubita inkoni zabo, nkajya mbakwepa mbahisha amaso. Ako kanya yinjira ari kuvuga nasakuza ati ngo ni chairman turi kurwana. Abivuga umwe yamaze kunkoramo ingofero koko abona ndi chairman. Mpita niruka ngana kuri esanseri, musiga apfukamye hasi ari gusaba imbabazi ngo mubabarire. Ngize amahirwe ninjira muri esanseri, nsanga ndi njyenyine, ariko nibagirwa furo ndakanda aho ngo njyeyo. Ako kanya mpita nongera gusohoka muri esanseri, mbaza umuntu hakora ngo mbese ibiro byanjye biri hehe. Ambwira ko ari guhamagara sekereteri ngo ajye kuhanyereka, nakwihangana akanya gatoya kandi mubabarire kuba batanyitayeho ahubwo bambuze kuko ntarindi kugaragara hose. Nuko ako kanya mbona haje umukobwa urimo kwiruka aturutse kuri esanseri. Ahageze aza ari kubaza wa wundi twari turi kumwe ngo yakomeje gushakisha chairman ariko yamubuze. Wa wundi amutungira urutoki, mbona arikanze, mubwira ko ari njyewe chairman ariko ambabarira nkura aho hantu. Umukobwa mpita amufata ukuboko ashaka kunyishikuza kubera ubwoba. Nuko ndamujyana tujya kuri esanseri, ubundi twinjiramo, ubundi akandaho, ubundi arazamuka. Ihageze tuvamo nkubitana na Jessica ndetse na Liyariyo. Mpita niruhutsa, mpita mbwira wa mukobwa ko noneho yakwigendera ko aho ngaho mazi. Ambwira ko atari yanyereka ahantu ndajya kurara. Musaba nimero zarazimpa, mubwira ko ndamuhamagara ajye kuhanyereka nindangiza kuvugana n'abo bantu. Mbona umukobwa ari kugenda ari gushidikanya wagira ngo afite ubwoba. Mpita muhamagara ngo agaruke mubaze. Araza mubaza niba afite ikibazo cy'uburwayi ngo yitahire nze kubaza undi. Ambwira ko nta kibazo afite. Mubaza izina, ambwira ko yitwa Karara. Mubwira ko yakwigendera nkaza kumuhamagara nyuma nimba mukeneye. Umukobwa bari bambwiye ko ari sekereteri yamaze kugenda. Jessica ahita ambaza ahantu nari nagiye. Mubwira ko naherekeje perezida, narangiza nkayoberwaho ndagaruka, ubundi nkabanza gushaka umuntu nzana
kubera ko ntashakaga kumubwira ko nahuye nari umwana twabanye ku muhanda, kuko yari guhita ashaka kumenya amakuru ya Scorpion. Nuko tumaze kwicara neza dutangira kuganira uko turi batatu. Jessica ahita avuga ati rero Peteroni, ibi nibyo twaruhiye, ariko ntago turabigeraho, kubera ko kugira ngo byemezwe neza ko imitungo ari iyawe koko bigomba kwemezwa n'urukiko rukuru rw'igihugu, ndetse Sorina na Sultanis bakaba bamaze gutanga ikirego cy'uko wabahuguje. Mpita mvuga nti none se niba bari kuburana ni ukubera iki bavuye muri kampani bakiruka? Jessica ahita avuga ati nawe urabyumva, bagombaga guhunga kubwo gutinya. Nk'ubu se ko bari bazi ko perezida ari inshuti n'abarewisi, urumva yari kubasanga hano? Ariko nanone kuba ushyigikiwe na perezida ntabwo bikuraho amabwiriza y'imitungo kamere, imitungo yimukanwa ndetse n'itimukanwa. Bityo impamvu batanze ikirego ni uko batekereza ko ushobora kuba udafite n'ibyangombwa by'iyo mitungo, bityo ukaba uri kubakanga. Ejo mu rukiko rero nibarangiza kuburana bagasanga uyifite ni ugukurayo amaso. Riyariyo yahise avuga ati gusa hari ikintu kimwe nyine kitashoboka. Ntabwo byashoboka ko ubundi Sorina na Sultanis baza mu rukiko, kuko icyaha kibahamye bahita bafatwa bagafungwa, bityo ntabwo bashyira ubuzima bwabo mu kaga, ahubwo bazohereza nk'umuntu wo kubaburanira. Niba baba bataje ukabura ibimenyetso bazasubika urubanza, bityo bibe bibahaye umwanya wo kwitegura neza kububuranya, noneho nubibona bahunge burundu. Mpita mvuga nti ndumva rero ejo tugiye mu rukiko ibimenyetso twabisiga, kugira ngo nibasubika urubanza ubutaha bazaze kuburana bahita banabafata. Riyariyo ahita avuga tutangiye gutekereza nk'umwana kandi uyoboye ikintu gikomeye mu gihugu. Hanyuma se utekereza ko baramutse babonye nta bimenyetso ufite bakurebera ijisho? Bahita baza kugusohoramo hano nabi cyane, kandi ntabwo wazongera kugaruka muri kampani ngo bikunde, kuko nk'uko wakoresheje itangazamakuru rikavuga bakakumva, ntabwo byakongera kuko babona ko ari imikino urimo gukina. Mpita mvuga nti wa mugani nibyo koko, sasa rero nimwe bantu mfite nizeye, dukora iki? Riyariyo ahita avuga ati mu bantu ufite wizeye njyewe unkuremo, ntihagire ikintu mpangira. Ndi maneko wikorera ku giti cye, bityo amabanga yanyu ntago ngomba kuyamenya. Icya kabiri, akazi kanjye ngakorera muri Metrobet, ntago nakwemera akazi kanyu kuko nzi ko wari ugiye kukampa. Icya gatatu, ndimo gushaka umwana wanjye na n'ubu ntago ndamubona, bityo mwumve ko rwose mu bantu ufite njyewe ntago ndimo, ahubwo reka mbe nsohotse hanze mukora akazi kanyu. Riyariyo yamaze kuvuga gutyo ngira ngo ari mu mikino. Tubona ko arahagurutse aho yari yicaye arasohoka, agenda ambwira ko nitumara kuvugana ibyo gukora turamusanga hanze, tukajya kumusabira icumbi muri hoteli, kuko ntago yakoresha amafaranga ye yishyura icumbi kandi afite abantu muri iyo hoteli. Nuko amaze kugenda cya kibazo nari mbajije bombi nsigara nkibaza Jessica, mubaza icyo tugiye gukora. Jessica ambwira ko muri iryo joro nta kintu twakora uretse kuryama tukaruhuka, ubundi mu gitondo tukareba ikindi kintu twakora. Ikindi kandi ambwira ko tugomba kwibukiranya ko we atabarizwa muri Kent, kuko urugo rwe ruri mu cyaro Itesara, kuko ubuhinzi nibwo agomba gukora kugira ngo inganda zacu zibeho neza. Jessica amubwira ko ibyo bitashoboka, ambwira ko ngomba kuba umugabo, bityo iterambere rya kampani riri mu biganza byanjye, ngomba gushaka abantu nizeye akaba ari bo bamfasha kuyobora kampani. Mbitekerejeho neza nsanga nta bandi bantu bakamfashije kuyobora kampani uretse Diva akayobora ibitaro, ndetse Tonzi akambera general manager, kuko ntago bo nari kubahora ibyaha by'ababyeyi babo. Mu gihe ndimo kubitekereza, Jessica ambwira ko ibyo mpanga byose nshyiramo ejo ko saa 2 tuzajya mu rukiko, kandi Riyariyo yadushakiye umuntu uzatuburanira. Arabyuka kare akaza tukaganira, tukanamuha n'ibimenyetso byacu kugira ngo azabikoreshe tuburana. Nuko nkomeza kwibaza ukuntu Jessica yambaye hafi muri byose, ariko akaba ashaka kuntererana. Ntekereje Marita mbona nawe nta kintu yaza gukora aho ngaho, kandi twari tugize amahirwe yo gukora inganda ebyiri zitandukanye, we akaba azakomeza uruganda rwe. Mpita muhamagara mubaza uko bimeze. Marita ambwira ko ari ku muryango wa kampani ariko banze ko yinjira, ahubwo nanjye yaragiye kumpamagara. Mpita mubwira ko ngo muhamagarire umuntu aze kumureba.
maze kumukopa mpamagara sekereteri Karara ngo amundebere. Umwanya mutoya aba arahageze, nuko twicara uko turi batatu nk'uko twahoze. Marita ambwira ko yari yagize ubwoba bwo kuza, ariko umutima umuhatirije kuza ngo arebe uko nicaye ndi kuvimvira mu ntebe ya chairman. Marita mpita amubwira ko muri ako kanya mpise mwirukana kandi ntashaka kuzongera kumubona n'amaso yanjye. Ahita ansaba imbabazi ambwira ko atazongera kumvuga nabi. Mubaza impamvu ibyo avuze atongeyeho bwana chairman, mubwira ko bwari uburyo bwo kugaragaza ko agasuzuguro gakomeye cyane ku muntu uyoboye kampani nk'iyo. Jessica avuga ko banza nzaba umuyobozi w'igitugu. Mubwira ko nawe mpise mwirukana ako kanya bansohokere mu biro. Bakomeza banyinginga ngo ntago bazongera, basimbaho amahirwe ya nyuma. Kuva ubwo dufata akanya, byadufashe nk'iminota 20 yo gukina imikino twari dufitiye inzozi. Ndi chairman, Marita na Jessica ari abakozi banjye ariko nkabirukana bakantakambira. Ibyo birangiye Jessica avuga ko ibyo atari umwanya wabyo, kandi nk'uko tubikoze sinzongere kubikora nambaye amakoti. Jessica amubwira ko njye ntazigera nambara ikote bibaho, ipantaro yanjye y'imifuka myinshi ndetse na timba ko ari byo bigomba kundanga, kugira ngo nerekane ko abana bo ku mihanda nabo bafite agaciro. Jessica amubwiye gutyo mbona arababaye cyane. Mpita mbona ko mukomerekeje musaba imbabazi, ambwira ko nta mpamvu yo kumusaba imbabazi kandi ibyo mubwiye nibyo rwose. Nzambara uko nshaka, icyangombwa no ku ruganda ruba ruteye imbere. Mu kureba ku ruhande mbona wa mukobwa Karara aracyahari, duhuje amaso yipfuka umunwa araseka cyane. Mpita mubaza ibyo ari guseka, ambwira ko ntabyo. Musaba kuza aho turagasobanura ibyo ari guseka, atangira gutitira avuga ko ari guseka ukuntu chairman yifata nk'abana, ariko ngo mubabarire simwirukane. Karara amubwira amubaza impamvu afite ubwoba bwo kwirukanwa, ambwira ko buri wese ukoze ikosa muri abarewisi atajya ababarirwa igihano ari ukwirukanwa. Mubwira ko abarewisi bigiye guhinduka, mpita bamusaba kwicara hamwe natwe. Nuko dukomeza gutera urwenya bihereye aho ngaho. Karara biramutungura cyane ukuntu yakwicarana na chairman, kubera ko nari mperutse kurya turi merimerine, nagiye kumva numva mu nda yanjye ibintu biri kuvugiramo. Marita ahita avuga ati Petero narapfuye, ubu so yazayobora kampani n'inzara ye. Karara ahita avuga ati tubazanira iki ko n'amasaha yo kurya ageze. Jessica ahita avuga ati njye ntago nshonje, zanira uyu mushongi wishwe n'isari mu kanya murabona bariya ahubwo. Karara ahita avuga ati ariko ntukabwire chairman gutyo. Mpita mvuga nti genda ujye kwikorera ibyo ukora, njye ndajya gushaka aho ndarya, nabonye no muri uyu mujyi hari amaresitora ahenze. Karara yahise avuga ati hano muri hoteli niho aba chairman n'umuryango we barira keretse ni mu bihindura. Mpita mvuga nti harya ubu nageze ku rwego rwo kutikorera ibyo nshaka byose, none se ntago nzongera kujya kurya isambusa ku muhanda? Karara ahita avuga ati ubwo bizajya bisaba ko bazikuzanira hano. Mpita mvuga nti aca wewe, njye mfite ubwigenge, ngomba kujya ndya ibyo nshaka. Rero niba atari uko bimeze mureke dupange gahunda tuzihindure. Jessica ahita avuga ati tuzihindure gute? Ndamusubiza nti ni ukuvuga ngo ubuyobozi ntago bwakuraho umudendezo wanjye, icyangombwa n'ubundi ni uko ibikorwa by'umuryango wanjye bizatera imbere, kandi namwe mwamfashije mwese mugatera imbere n'imiryango yose mushaka guteza imbere. Mureke mbe ndi chairman ariko ntakora, noneho wowe uba uri vice chairwoman ariko wowe uhora hano, ku buryo njye nzajya nigira imihanda, noneho Marita ajye mu rugo. Murabyumva gute? Navuze gutyo sekereteri Karara araseka, ahita ahaguruka agiye gusohoka, mubwira ko nzamwirukana ejo. Agaruka ari gusaba imbabazi ubona ko afite ubwoba. Mubwira ko narindi kwikinira, ahita nshimira maze aragenda. Ubundi dusigara tuganira uko tugiye kubigenza. Jessica ambwira ko ahangayitse cyane. Mubajije impamvu ahangayitse, ambwira ko ahangayikishijwe nanjye kuko ari kubona kampani y'abarewisi igiye kugwa hasi kubera njye, ngo kuko ndi kwizanira imikino n'urwenya mu kazi. Jessica amubwira ko iyo kampani niyo yagwa hasi, ariko urwego ndiho rw'ibyishimo nta wundi umuntu rufite ku isi. Kandi mubwira ko nasuhuzanyije na perezida w'igihugu, nkamuha n'amahirwe yo kumubonaho, ahubwo yakanshimiye, ibyo guhangayika bikaza nyuma. Mpita ngabanya urwenya mubaza icyo ari gutekereza. Jessica agiye kuvuga Marita ahita amutanga.
avuga ko agomba kujya mu rugo akabana n'abana ba Sophia kubera ko bakeneye umuntu, bityo njye na Jessica tukazaguma muri Kent dufatanya byose. Jessica ahita avuga ko agiye gufata iminsi 2 yo gutunganya ibyo nkeneye byose, ku buryo nabona kampani iri ku murongo yose azasubirana na Marita Itesara bagakomeza gahunda z'ubuhinzi, kandi uruganda rwa Marita narwo rukaba ruzajya muri aba Lewis Company Factory, zikaba ebyiri. Ibyo bikadufasha gukora byinshi mu gihe gito. Mbanza kubaza Marita niba ibyo bintu abyakiriye. Marita ambwira ko n'ubundi atari yishimiye kuyobora, bityo byaba byiza bigiriye mu cyaro bakabayo bagakora, tukajya tubonana rimwe mu cyumweru banzaniye ibiribwa. Mbabwira ko mbabaye cyane, ko bifatanije nanjye mu bihe bikomeye cyane ariko mu byoroshye bikaba bantereranye. Jessica ambwira ko ibihe bikomeye ari byo tugiye kujyamo kubera ko uruganda nibwo rugiye gutangira, kubera ko Sultanis na Sorina batazahagarara ku ngabaho igitero hamwe n'ingabo ze ziri muri leta. Jessica yamaze kumbwira gutyo numva nibyo. Ambwira rero ko icyiza ari uko twakwambarira urugamba, kandi Factory nk'uko tubizi akaba ari wo mutima wa kampani yacu, bityo bagomba guhinga batihingishije cyangwa se natwe tuzatangire guhomba no kunyereza imisoro ubundi tugurishe kamwe kamwe. Nibuka ko ibitaro byamaze kugurwa ariko ibyo ntacyo byari bimbwiye kuko ejo urukiko nari kuburana ngatsinda. Nuko tumaze kuganira byose no kubinoza ko bagiye kunjugunya muri Kent, tuva mu biro byanjye ariko igikapu kirimo ibyangombwa by'imitungo yanjye ndagitwara, kuko ntago nari nizeye ko imiryango y'aho ngaho imeze neza, ku buryo nubwo twashyizeho password yacu ariko ibikumwe bya ba Sorina bikaba bitagikora. Tuje twerekeza kuri Essentiel ngo tujye kuri restaurant. Mu kugera kuri reception dusanga abakobwa benshi cyane bari gutera inkuru byacitse, nanjye mpagarara ndi kwiyumvira uko bimeze. Ndebye uri kuzibaha mbona ni Karara ari kuvuga ati sha chairman wacu nta kibazo, uzi ko nasanze ari guterana amagambo na mushiki we ndetse na mama we wamureze, akanavuga ko atazigera yambaye ikote na rimwe kubera ko ari umurara wo ku muhanda, ubanza tugiye kujya tubona ubwigenge. Undi ahita avuga ati we ntabwo uzi abayobozi, wasanga azadukwega ahubwo tukumirwa, ahubwo mubure kwitondera, ntabwo muzi ko yageze hano bimuruhije. Nanjye nahise mbajyamo hagati mpita mvuga nti ese we ubundi muri mwe ninde wari uzi ko amateka ya chairman mushya? Njye nabonye ari agasore kakiri gato kari aho ngaho nta nicyo gatwaye. Karara ahita avuga ati nanjye niko namubonye ariko ni mwiza shawe, ni umusore mwiza, namubonye isura ubwo yari ari mu biro bye, ariko nyine ukabona ubanza yikundira kwiryohereza gusa. Mpita mvuga nti mureke tuzohereza umukobwa umwe muri mwe ajye kumutereta arebe ko aramwemera, hari nubwo yagira amahirwe akamwemera ugasanga arafatishije. Undi ahita avuga ati ariko uzi ko ari byo, ariko twe dukora kuri reception byatugora, ahubwo secrétaire azajyayo amwikundishaho turebe. Karara ahita avuga ati mumbabarire nikundira akazi kanjye da, ntabwo ibyo bintu nabikora. Mpita mubwira nti nari ngize ngo ugiye kubyemera mpite nkwirukana aka kanya. Namaze kuvuga gutyo nikuraho ingofero neza barandeba, bose bahita bagira ubwoba batangira gutitira. Mpita mbona igitinyiro Sultanis na Sorina ndetse na Tonzi bari barubatse mu bakozi babo, mbona ko ibyo ari byo bya mbere ngomba gukosora. Ibaze kunyura ku mukozi wawe ukaba utamusuhuza ngo akwikirize kubera ko agutinya. Nuko uko bakirimo gusaba imbabazi bose mpita mbanyuramo, mbahereza igipfunsi kimwe bita chance, ndababwira nti ngiye gushaka aho kurira kabisa, mukomeze muvuge nimurangiza mutahe, ariko mureke mbamenera ibanga. Mfite umugore, ntazagire uwibeshya ngo aze kuntereta kuko yaba ari guta inyuma ya Huye, ahubwo muranyibukije bye murabeho. Navuye aho ngaho mpita nsanga Jessica na Marita babonanye na Riyariyo, bahita bambwira ukuntu kubera ndi muto nanjye nari ndimo bakagira ngo ndagakobwa. Mpita mbona igikapu ntakijyana kurya, mpamagara secrétaire Karara ngo nkimuha kimfasha ariko mwibanga. Angezeho mubaza niba namwizera, ambwira ko nta kibazo. Nuko muha icyo gikapu mubwira ko arakimpa ngarutse agiye kunyereka icyumba cyo kubamo. Nuko ambwira ko nta kibazo arantegereza. Mu kureba ku isaha mbona saa 6 zirabura iminota mike, mbona ko abakozi bataruhutse kubera ibyabaye uwo munsi. Tujya kurya vuba turagaruka. Mu kugera kuri reception mpura na Karara afite ubwoba bwinshi cyane.
mubajije ikibazo gihari akomeza gutitira, ahubwo bituma nanjye ngira ikibazo murebye mbona ntabwo igikapu cyanjye gifite. Mu gihe ngiye kugira icyo mubaza nagiye kubona mbona